inanga zabo bararirimba bati cubahiro n'ubutware n'imbaraga no guhimbazwa n'ibyicaye ku ntebe n'iby'umwana wayikunda. Pardon, oya bibyo bintu bivuga mu magambo. Reka tubikure muri melody tubizane mu buzima. Ngo marayika arabaza ati mbese ninde abasha kumbura kino gitabo? Yesu umwana w'Imana aritanga arakibumbura. Uzi ikintu kirimo aho? Gwembwi umva se nkubwira ka mbaza ngo agaki. Oh wow, ubu byaciyemo aho herereye hose ku isi ushobora kwiga gucuranga gitari cyangwa piano tiri uva mu rugo. Dufite software dukoresha ukagira ngo wicaranye na mwarimu. Abifuza namwe gusohora indirimbo turabafasha aho waba uherereye hose ku isi. Wifuza ko tugukorera instrumentari zo kuririmbiraho n'ibindi byose bikenera studio turagufasha cyane. Dufasha abaririmbyi, abahanzi n'abaramyi bifuza kwagura ibikorwa byabo mu buryo bwo kubatunganiriza ama worship sessions banyuza ku ma channels yabo. Dufasha n'abifuza kwiga kuririmba yaba muje ku ishuri cyangwa mukigira online mwibereye mu rugo. Ku bari mu Rwanda namwe mwadusanga aho dukorera i Kigali Remera mugahabwa izi service zose. Duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero na kuri screen yawe. God bless you. Umwami n'ubigitangaza ariko Imana iratangaje. Agiye kubivuga mu ndirimbo gusa wumva bidahagije. Urubigitangaza Yesu abo mu ijuru bati cubahiro n'ubutware n'iby'umwana w'Imana. Iyo niyo mpamvu baturanye Imana. Marayika arabaza ati ninde wabumbura iki gitabo? Yesu umwana w'intama aritanga arakibumbura. Mw'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange, baherako bafata inanga zabo bararirimba bati cubahiro n'ubutware n'imbaraga no guhimbazwa n'ibyicaye ku ntebe n'iby'umwana wayikunda. Pardon, oya bibyo bintu bivuga mu magambo. Reka tubikure muri melody tubizane mu buzima. Ngo marayika arabaza ati mbese ninde abasha kumbura kino gitabo? Yesu umwana w'Imana aritanga arakibumbura. Uzi ikintu kirimo aho? Gwembwi iki gitabo ntabwo byari byoroshye kukibumbura. Byari byoroshye. None se ubu ikisi cya gitabo Yohana abonye ibimenyetso bifatanije habuze ukibumbura. Urabona Yohana ku kirwa cy'Ipatimo. Ndi kubibona. Uzi ko ku kirwa cy'Ipatimo Yohana we kurabuka gusa iby'icyo gitabo uri kurireba. Abonye ibimenyetso bigifatanije ari ibyo bintu bikubiyemo gusa umuzingo bikubiyemo. Uzi byari bikubiyemo mbaza ngo ni iki? Ukubitwa kuvukira mu kiraro cy'inka, reka baraduhera iyo nkuru. Kuvukira mu muvururu y'Imana, kwambara ubusa ku manywa y'ihangu, kubanga ku musaraba w'isoni wabambwagaho abagizi ba nabi n'ibisambo, we nta cyaha ufite. Bakagucira mu maso utabuze amavuta yo kwisiga, bakambika umwami abamo gusa atabuze imyenda yo kwambara, bakamutera amacumu mu rubavu, bakamushwaratuza amahwa, barangiza ahavuye amaraso bakazanamo umuti ukomeye uryana cyane kugira ngo wumvishe uburibwe ku musaraba.
bakamubambana n'abajura nta cyaha yakoze. Ngibyo ibimenyetso byari byinshi kugira ngo twitangire wowe nande njye nawe n'abandi bose twese muri rusange. yakoze umurimo ntari gukora je umwana w'umuntu ntari gushobora, yakoze imirimo ntari gukora je umwana w'umuntu ntari gushobora, yakijije abarwayi njye sinari kubibasha je umwana w'umuntu ntari gushobora. arabona ibyo ndetse kubivuga neza numva nyirabyinjiyemo yaba nafite icyo mfite mu biguhe ibiganza byanjye byuzuye n'amazi no mu minsi yashize nakoze icyaha gikomeye ndakwicisha ese urumva nyuma yo gupfa warongeye urazuka, utazukanye inzigo uzukana imbabazi, ngo mwitegereje ungana isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yanjye. Hallelujah! Hallelujah! My God! Ninjye wakwicishije nakoze ibibi maze aba ari wowe upfa. Oya turi kuri kiriya gitabo waririmbye cya kindi. yego ninde wabumbura iki gitabo? noneho icyo nari ndi kukubwira kino gitabo n'ibintu byari byifatanije n'ibimenyetso n'ibyari bikubiyemo namaze kubikubwira: intimba, agahinda, imibabaro, kwicwa, kubambwa, kwambika ubusa, guterwa amacumu n'ibindi byose byabaye kuri Yesu. nyine urumva marayika we yabajije buri umwe wese. Ninde? Yego. Abamarayika bagenzi be bagira ubwoba, abaserafi bagira ubwoba, baravuga ngo barebye ibintu biri muri icyo gitabo bibumbiyemo. Ngiye gukubitwa, ngiye kwambagwa abajura, bana we ngiye guterwa amacumu mu rubavu. none arabaza ngo ninde please wabasha kukibumbura? dukeneye umuntu wabumbura iki gitabo. uwari kukibumbura bingana no kwikorera iyo mibabaro yari ikigize. Yohana we ngo yarabibonye ari ku kiva cy'ipatimo ngo ararira. niko Bibiliya ivuga. bakajya basaba abantu bose inama zose, ninde wemera gutora yego ngo ajye gucungura umuntu wese akavuga ati ntabwo mbari. kandi reka nkubwire sente nanjye sinari kubishobora. iyo bakunyuza kiriya gitabo imbere wari gukibona tuvugisha turi kuri kamera. sente ubu hari abantu 3 ku isi wakwemera gupfira? Biragoye. Yes, biragoye rwose pe. ariko turashima Yesu Kristo ko yatoye yego akavuga ngo ibyo byananiye abandi njye nimunzanire icyo gitabo wese. ndashima yamva nziza ariko cane cane ndashima umwami Yesu. niwe wenyine washoboye ikintu cyananira abandi. uzigukunda abandi turagerageza, nukugerageza ariko umwami wanje gukunda urabizi. Yesu we urabizi cane. ngo abisi bagira urukundo harya none si Saint Valentin. oya reka twibukiranye none ugase ko ari umunsi uyu munsi ni Saint Valentin. usinze impamvu uri hano
uyu munsi iyo ndirimbo bihita biza uyu munsi ngo ni Saint Valentin noneho urebe ukuntu isi ishuka itujijisha abana barangica barangica kabisa turabibye ngo ni wowe gusa uzi gukunda abandi turagerageza nukugerageza ariko mwami ukunda wowe urabizi Yesu we urabizi reka mubaze Cynthia rero umukobwa ubu mu bantu uyu munsi bari kwizihiza umunsi wo kugira ute wa Saint Valentin ngo bisobanura umunsi abakundanye ubu harimo couple umwe yavamo akamena amaraso biragoye akanabambwa ku musaraba bakamutera n'amacumu ku bw'undi ngo abeho biragoye ubu dufite muri couple uyu munsi ziri kwizihiza uwo munsi dufite couple byibura harimo umwe basi bareke kuba babiri yakwitangira undi ati njye ni mu mbambe ncuritse ahubwo ibyo biragoye rwose bivuga ngo rimwe na rimwe isi iratubeshya cyane dufite umwami wakunze uw'umugenewe hari mwe twe uwakabimenya akabitangira n'igitambo cy'amaraso igitambo cy'amaraso cyo cyari gikwiriye inuma y'umutuzo ari kubibona ushimwe Yesu ko yenze ukadukunda ibyo wakoze turabizirikana Yesu niwe wenyine wamennye amaraso none n'uyu munsi turayaririmba mu maraso yose amenetse ngubwiza n'ubumana yikuyeho yemera kubumbura ca gitabo ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza benshi bari bazi ko nyiri wa wundi bandi bari bazi ko nyikora ibya kera reka mbabwire narahindutse yangiriye neza amizinanisha reka mbabwire narahindutse yaminduye izina amirindirisha umva se nkubwira ka mbaza ngo agaki urukundo rw'abisi bari kwizihiza uyu munsi umva ukuntu benshi rujya rurangira yego umva ibintu byitezwe uyu munsi biza kuba iyi si yakubeshya ko uri mu munsi udasanzwe utagize utari udasanzwe yego nawe ukora ibidasanzwe gusa ubwenge uko bungana kose urabuzi oya ukusubiramo iyi si kweretse ibidasanzwe nawe ubasha gukora ibidasanzwe kuri uwo munsi w'isi niba icyo utekereza bikorwa uyu munsi tuganire tube open ubundi ku munsi umwe wa Saint Valentin niba icyo utekereza bidasanzwe abantu bashobora kuza gushiduka bisanze akenshi uyu munsi abenshi ukuntu bawizihiza usanga ari umunsi batangaho impano ugatungura tube tubiretse ugatungura umukunzi wawe bitewe n'aho ari cyangwa se uko ubyumva ariko akenshi na kenshi abenshi usanga bawizihiza bakora icyaha cy'ubusambanyi kandi ibyo bintu ngo byitwa urukundo cyane ni gute urukundo rugusunikira guhemukira Imana
ubu dufite abantu bashyashyanye bahiye bavuye hasi sibyo cyane biteguye gutamba imibiri yabo kugira ngo bereke abakunzi kugira ngo babo berekane abakunzi babo ko babakunze ni icyo umuntu ukunda udakwiye kumukorera akomana we bivuga ngo isi igitubeshya nicyo nkuyemo ntanatubeshya none se ubu ngubu havuyeho umunsi wa Saint Valentin nta rukundo nyine ubwo bishatse kuvuga ko nta rukundo ese dukora twibaza aho hantu koko Saint Valentin bayidahari nubwo abantu bishatse kuvuga ko abantu bakundana kubera uwo munsi isi yawuhaye meaning yihariye kugira ngo habeho ibidasanzwe muri wo witeka we nicyo turi kurwanya none se sente ubundi ukundana n'umuntu kuwa mbere wowe ntiwamushyira impano wayimutwarira turi kuganira ntabwo ari ngombwa rero umunsi wa Saint Valentin yes kuko nk'ubu ngubu no Saint Valentin yego ni umunsi w'Imana ariko se ejo hashize ni abantu batanga impano barazitanga cyangwa se ejo hazaza aho nta muntu uri gutegura undi impano nkuyemo ikintu nibashaka abantu njye mvuge niba ndera amabuye uzajya usamira hejuru witeka we Saint Valentin ni umunsi wa Satani kuruta kuba w'Imana cyane pe niyo konkiriziyo nkurikije ibyo tuvuze n'ibindi byose nagiye nsoma ku munsi wa Saint Valentin n'uburyo yateguwe kubera ukuntu urangira iyo turi kwibuka Noheli kuvuka ku mwami wacu Yesu Kristo turanarira yego sibyo cyane kubera kurekoneza icyo Kristo yakoze kuri twe ariko niba nshobora kwizihiza umunsi mukuru bikarangira njya gusambana umva ko harimo ikibazo njya gushaka gukora ibintu bidasanzwe nkora harimo politike yindi y'uburyarya niba nkunda Cynthia nkaba ntamushyira impano n'itayimenya ifite ngacunga umunsi umwe mu mwaka ngaba rero nzabikora harimo uburyarya cyane bwo bunarimo ubu hari abari kwandikirana mesaje kandi n'umubare kuri turabafite tisheri uraza kuba Saint Valentin kubera iki si yamubwiye ko hari umunsi udasanzwe nawe akwiye gukora ibyo by'abandi by'abanyamahanga n'abaki byumva bakigisha nkabikurikira ariko sinyurwa ntibaza kubawa nageze ubwo gusinzira nkabibyukana sindabishikirayo nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza wabivugaho agace gato gusa mva sinzwe iby'urukundo rwawe biraremereye cyane ubwonko bwawe ubanza butabasha ubwonko bwawe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza ni ukugerageza ariko mwawe mwami gukunda urabizi Yesu urabizi niba uyu munsi utabara abakobwa mumaze gukundana n'abasore mumaze gukundana ubu byahagaze ni ikimenyetso cyerekana ko abana b'abantu tugira ruke cyangwa duharara tukanibagirwa vuba Kristo wenyine haleluya amen niwe wenyine waduhaye isezerano ry'urukundo none imyaka isaga 2000 aracyari cyane
cyakira ikizererezi cyatumye sacyakira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ngo ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Kandi ukwikunda umwana wayo jye nikwinkunda nakwiriye. Nari umugome nukwima Yesu wambambiwe ku musaraba. Mubo yacunguje ayo maraso nzi yuko nanje ndimo. Nzaja ndirimba urwo rukundo ndukwize mw'isi yose. dusanze Yesu ari uzi gukunda. Niyo konkirizo y'ikiganiro cyacu. Nk'umukobwa ku munsi nk'uyu isi yahinduye ko ari uw'abakundanye, ni iki wabwira urubyiruko rwa gikristo? Ikintu cya mbere ntitukishingikirize ku buhanga bw'iyi si. Hari ukuntu tujya tugendera mu kigare ukabona ibyo mugenzi wawe akoze nawe wumva wabikora, ukavuga ngo nshobora guhereza umukunzi wanjye impano, nyine ukumva ko nta kibazo, icyagusabye cyose ukakimuha, kuko urukundo ruradushuka. Urukundo rwadushuka cyane, ukumva ko nubikora ari bw'umushimire cyane, cyangwa se akakubwira ngo nudakora iki ngiki njye nawe dutandukanye. Ukibaza se urwo ni rwo rukundo aba gushakaho? Nyine bikakujyana kurukibaza amaherezo y'ibyo ngibyo. oya ati nutabikora njye nawe birangirira. Kuko ubwo akumva ko utamukunda. Ni iki cyiza? Reka tuganire kandi nyine mukuri turi imbere y'abantu b'Imana. Ni iki cyatuma utandukana n'urukundo? Ku giti cyawe tuvugana nk'urubyiruko. Yesu uyu ni umunsi reka tuganirize urubyiruko babyise sevarance. Yego wowe ku giti cyawe ni iki cyatuma utandukana n'umusore mukundana? mbonye ari kunjyana mu bidafite umumaro, kuko njye namenye Kristo. Reka inzi icyiza n'ikibi, rero mbonye ari kunjyana mu bintu bidafite umumaro, mbona byazanandukanye n'Imana, namubwira ngo umva nshuti yanjye twahuye ndi umukristo, rero wiza wamusomera ibyanditswe witeka we. iyi komeza ndi kukumva cyane. Rega none hari ukuntu umuntu akubona uko uri, yego, agahita amenya uwo uri we. Ukuntu nyine akakubaha. ushobora kumbona gutya nambaye gutya bigeze ku birenge, ukavuga ngo uriya mwana arakijijwe, ariko utazi uko mu mutima wanjye meze. Ukabona wa wundi wambaye utugeze bugufi, ugahita umucira urubanza mu mutima, ukavuga ngo uriya muntu uko bisa kose ni indaya, kandi utazi uko mu mutima wameze. Icyo kibazo cy'abantu biravuga ngo Cynthia, ikintu gishobora kumutandukanya n'umuntu bakundana ni uko umuntu yaba ari mu nzira yo kumujyana kuri y'Imana cyane. Sicyo Kinyarwanda cyane pe. Digane ijambo ratubwira ngo nitukifatanye n'abatizera. Mu gihe ubona ko umuntu uri kumujyana mu by'Imana, we akakwereka ko n'Imana itabaho, cyangwa se nukora iki ngiki ntacyuba, kandi wowe ubizi neza ko ari icyaha, aho ngaho gutangira gusaba Imana ikaguha imbaraga
kugira ngo ubashe kuba nawe wamuha sinzi uko nabivuga ariko Imana ijya uduha imbaraga ubashe kumuhindura ko hari umukobwa aryugana n'umukobwa mbibona ku masupesi atandukanye umukobwa ati ngewe umusore w'umupagani namukunze nta cyambuza kumukunda namuhindura biragoye guhindura umuntu reka tuvuge ko icyo kintu kabisa wifitemo ubushobozi bwo guhindura umusore w'umupagani mukundana biragoye hari igihe ushaka guhindura umuntu yego we akakwereka ko yahindutse ariko burya cya kindi ashaka kizi neza rero guhindura umuntu biragoye ashobora kukubera indyarya y'akanya gato tubivugaho ibi bintu ashobora kukubera indyarya y'akanya gato kugira yisanishe nawe abone uburyo icyo ashaka cyangwa se icyo yaje gukurikiyeho rero guhindura umuntu usibye Imana yonyine ihindura umuntu naho njyewe sinavuga ngo ngiye guhindura runaka cyane ko iyo ibintu byaje mu rukundo hari igihe imbaraga zihindura ziba bivuze neza sinzi niba bisobanuye neza ibintu iyo byajemo veribe eme turi kwigisha abantu kandi turi kwigisha abantu natwe twiyigisha iyo ibintu byajemo urukundo hari igihe imbaraga zihindura ziba cyane bitewe n'uko wakunze umuntu yego thank you so much nta bakobwa n'abasore uzi bakijijwe bagahura n'abapatiri badakijijwe ahubwo abo badakijijwe bakabahindura cyane reka Satani nawe arakora kandi kuko umuntu ashobora gutumwa ku buzima bwawe nkagatumwa kuguhindura mukamenya nashaka kuguhindura nta kindi ashaka ngaho kugira ngo mubone ngo reka mbikore n'ubundi ntacyo uri bwicare n'icyo byakize guhemukira Imana ntacyo byica nyine we nyine nikabyumva washobora kubwira ngo ese nukora icyaha rimwe urabiki yego kuko kubwira ngo Satani nawe arakora isi iratubeshya byiza kandi nicaranye n'abakuru amategeko ye akaba n'iyibwira ku manywa na nijoro niba ari umukobwa wubaha Imana ujye wirinda kumuvogera niba ari umusore uzi ko yubaha Imana yanjye we kumusuzugura n'uko ari umukene umuntu nk'uwo ntateze kugubwa nabi ubundi hari ukuntu bajya bavuga mbese kuki abantu bizera aribo bahura n'ibisitazo byinshi ugasanga batizera icyo bashaka cyose barakibona kuko cyabakera ni rwabagubwa neza barabateye bashinga imizi reka gusubiza ni kuki abanyamahanga babaza Imana yakiriye yerekane ariko Imana yaciye mu ijuru ryera kandi
ntabwo ari uko baguwe neza, ni uko ngo bari gukorera mu murage wabo w'isi ariyo bazaragwa. Hari igihe kimwe bizasobanuka rwose, abana b'Imana tugahagarara twemye, uko tuzasa ni kurahishurwa. Ni nacyo gituma ab'isi bakatwitiranya, kuko dusangira ibishyimbo, bakatwitiranya kuko dusangira ibyaha, imbwa zigahaga wowe imbabura imanitse. Ayihorere ibyacu korari surabumva baririmba igisigoze ishobora kubitoroshye naba rwose. Hoza ijwi ryawe mukobwa w'i Siyoni, hoza ijwi ryawe we kuboroka. Hari igihe kimwe bizasobanuka byose. Reka dusoze. Njyewe niyo ndi muri uyu mwanya nyine ubu nshobora gukesha, niba hari ikintu ntajya ndambirwa mu buzima bwanjye, ni ukuvuga imirimo Imana yakoze ku buzima bwanjye, kuko iyo nirebye kuva ku nzara kugera ku musatsi mbona ibitangaza by'Imana. Njye nta gitangaza nkeneye kimwe, nta gitangaza nkeneye ku buzima bwanjye, njye ndi igitangaza kubera ko nziranye n'utangaje. wambare tugasoza kw'imvura igwa ari isubira. Ikibazo turi kujya gusoza zikajya zaza. Sente senga dusoza. Mana turagushimye, turaguhimbaje. Haleluya. Tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye ko Imana yateguye kutugirira neza. Turagushimiye ko bari tudutangira kano kanya twadusoje tutiri mu makuru mazima, duhabwa icubahiro. Twemereye n'ingabo natwe rero ukomeze kudushigikira, gahunda zose zisigaye uzuyobore kuko uri Imana, kandi ukomeze kuturinda mu izina rya Yesu Kristo.